Ya tuguhaye ikaze watangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina data ajya kunyita anyise neza, anyita Nisingizwe, nuko nanjye ntibirakamame. Ngeze mu kiliziya nsanga abakristo gatolika barabihimbaza, ubwo abakristo gatolika barahita babyumva bati Imana nisingizwe mu ijoro, nuko ni nabyo birakamame. Padiri nabibonye apanga imipango, apanga imipango, gupanda ibipango, ahubwo apanga imipango myiza, apanga puriposho. Nawe ati nkwise Paulo cyangwa se ati Jean Paul, ni nabyo birakamame. Bagiye kumenaho amazi, ubwo ni muri batisimu, batangira kuririmba batagatifu bose, bati Petero na Paulo batagatifu, nabwo mba nisanzemo gukina, nabyo birakamame. Data nyitegereje ati wa muhungu uri imfura, ugomba kujya mu itorero nawe ugatozwa nk'abandi, ni nabyo birakamame. Ngezeyo mba mawe ikivugo cy'ubutore, ubundi njyewe ndirusirukana amakuza, ndi intwari y'umuheto, icumu ryanjye ni injunga, ndi rutindi rutikunda umushaka mbutagira imbeho mu nda, mucyamye imanzi mubasha abakizi, ndi rubiru imvura ishangara. Nateye icumu ndarijugunya, gikoza mu ry'agaceragaruka, gikoza mu ry'akaniragaruka, gikoza mu ry'akaniragaruka, iragaruka rikubita umushi mu gihumbi, rumusatura umutima, njye ruhanga rukiye bene ndahira ibuhuro. Ubwo mbona gucya nubwo ndi umusore mutoya, ndi gato ndi kabusha, ndi umusore gituza cy'umunihiro, ndi inzovu y'imirindi, ndi ngo yakara, nunganye ubuto nubwo ndi gato ndi kabusha, ndi rwingana ibahandure, icyogere cy'inkuba kimpa icyubahiro kigira ngo kintabaze, nanjye ndaje songa y'imbere, ndowo nguwo ni MC Paul. Goma. Yego murakoze cyane. MC Paul. Yego. Aka kanya noneho watubwira noneho nk'umuntu ukurikiye Ingabo Yacu TV, ese MC Paul akora iki, ni muntu ki? Watubwira. Murakoze cyane. MC Paul ntabwo ari umuntu wundi udasanzwe, ni umuntu usanzwe. Ni umusore ukiri mutoya, nibwo nyirangiza amashuri, nize indimi n'ubuvanganzo. Akazi nkora nta kandi ni ukuba MC mu bukwe, ndi MC mu bukwe ndetse nkaba n'umutahira, mvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba. Okay, tukiri aho ngaho noneho uvuze ko uri umu MC, ukaba n'umutahira, ukavuga n'amahamba. Yego. Ese nk'umuntu urubyiruko cyane cyane ntago ayo magambo bayazi, wenda watubwira ngo nk'umutahira wabisobanura gute? Umutahira se bimeze bite? Umutahira ni umuntu uvugira inka, umuntu uvuga inka, uvuga amazina yazo, akavuga n'amahamba. Tugiramo ibice byinshi cyane mu kuvugira inka, hari ibyisigo, hari imyoma, tugira byinshi cyane. Ariko njyewe nkunda kwibanda ku mahamba ndetse n'amazina yazo. Amahamba n'amazina yazo. Ubwo amahamba, kugira ngo dusobanukirwe neza, umuntu ukurikiye Ingabo Yacu TV asobanukirwe neza, wenda amahamba wadusobanurira nayo? Yego murakoze cyane. Amahamba murabona kuriya iyo turi mu bukwe cyangwa se mu kindi gitaramo cyiza cya kinyarwanda, iyo twanzika kuri dutangira turirimba nk'indirimbo, ni amahamba. Ni amahamba. Noneho hari igice tugeramo tukamera nk'abivuga. Abenshi batabisobanukiye bagira ngo umuntu ari ukwivuga, ahubwo ntabwo umuntu aba ari ukwivuga, aba ari ukuvuga inka, niyo mazina y'inka. Wenda natangaho nk'urugero ku izina ry'inka. Iyo umuntu ageze ku gice cyo kuvuga amazina y'inka, ahindura ijwi ndetse akamera nk'uwivuga. Wenda ari inka nkunda kuvuga cyane, rwiyamira yuhira imbuga nkuba zindura abanyabihogo, rwa mirindi ya simugonwa, Imana yaremye inyamibwa y'imete, nibeho urugingi hinyura yamara kwigira inayoberana ikambikira ku mugaragaro, ikayiha umuheha imbonane ikarangura ubwiza barora, indangiye nkumbirwa idashyikirwa, bahora biganya muzijari, yanogeye rubanda ku mubiri, n'abatayigira baranyuzwe, ntibakigwanira kuyihogoza, imuku yiharuza imboneza mihigo mwamayiza, n'imbabazi akaba agishutse mwirasaniraho, akagwiza imyata y'ingabo, ngoma zisuma gituruka imbuga, impundu zivuga mu cy'Imana, zivuga mu rumba rw'inyambo, zivuga imasaka mibirizi, zivuga igisagara ku muremure, zivuga uwagaziza urugarama, barazumva b'inyarugenge. Reka binira aho ngaho kuko ni ndende cyane, ntabwo nacutsa, ni ndende cyane. Ndumva ibintu urabyumva cyane rwose. None wenda ubwo aho wari uri kuvugira inka, iryo ni izina ry'inka. Iryo ni izina ry'inka cyane. None nk'ibyo bintu ese ubikomora he, ubikura he, urabihimba, hari aho bikura se mu muryango wanyu byibura
hari abandi bantu mbese ukuraho nyine gukora ibyo bintu ubikuraho ubundi ubikomora kuki? aho mbikomora wenda uretse data wanyibarutse niwe wabigerageje kuba nawe yakora kuba umwemusi mu bukwe ndetse no kuba yavugira inka, ariko we yarazi amahamba gusa, ku buryo n'amahamba mvuga hari amabango mukesha, hari amabango mukesha. Amazina y'inka yo nayamenye ngeze muri segonderi muri section, nibwo namenye amazina y'inka, nanjye ntabwo nari nzi kuyatandukanya, nifashishwa umwe n'umwarimu wanyigishije witwa Valence. Warayize muri we? Narayize, noneho maje kuyiga ubundi inka barayita, ariko njyewe ntabwo nakwiyemera, nagendeye kuyo abisi b'abakurambere bacu bisi, niyo nge nagendeyeho, nanjye mfatiraho inganzo yanjye. Mbese papa wavuze ko nawe yari yakoraga, nawe yavugiraga inka, nawe yavugiraga inka mu bukwe, birakaka bikora cyane, niwe watumye mbijyamo. Ariko ku bijyanye n'ubwemusi byo, hari umusaza mvuga ko ari we Roromudo wanjye, uherutse kwitambukira mu minsi ishize, ahari hose Imana ikomeze kumuhiruko ridashira. Niwe Roromudo wanjye, niwe watumye niga kuba umwemusi, niwe wampaye amahugurwa, ambwira uko bigenda, nsobanura ibice by'ubukwe, uburyo bikurikirana, ndetse andemamo n'ikinyarwanda cyiza cyo gukoresha mu bukwe cyane. None MC Paul, ubundi ibintu byawe byo kuvugira inka, kuba umu MC wabitangiye ryari se, byakujemo ryari, ufite nk'imyaka ingahe? Kuvugira inka byo nabitangiye 2018, nibwo nari ndimo nsoza umwaka wa 3 icyiciro rusange, nibwo natangiye kuvugira inka, ariko nabwo mvuga urumva amahamba gusa, ntabwo nari nakamenyaga amazina y'inka bameze gute. Ngeze mu mwaka wa 4 nibwo nasobanukiwe amazina y'inka, biba ngombwa ko nayo nyiga, nayo nangira kujya ndayavuga mu bukwe, abantu barabikunda cyane. Ni nabwo nahise mfatiraho ubwemusi, umusaza amaje kubona ko nshoboye kandi ko hari icyo byadufasha. Umusaza ni umusaza wari ukomeye cyane, wasabiraga abantu, n'aha baramuzi cyane, wasabiye abantu benshi cyane, ndetse akanashyingira. Aravuga ati, wa muhungu we, nkunda kubura abayemusi mu bukwe, kamufashe, ahasigaye uzatujya utubere musi mu bukwe. Nanjye ndamukundira, aranyigisha, nuko nabyo mba mbitangiye gutyo mu mpera za 2020. Umwaka 2020 uri murangira, ndumva aribwo nakoze ubukwe bwa mbere ndiye musi busanzwe bwo mu giturage, buciriritse busanzwe ku buntu, ari kugira ngo ndebe ko koko Imana ari iyanjye. Nuko ubukwe mbukoze, abantu barabikunda cyane, barafata umwana misi gutya w'umuyemusi, ntabwo bibaho. Ibintu tubimenyereye mu basaza, mu bagabo bakuze, nta mwana mutoya w'umwemusi. Ubwo nyine abantu babankunze gutyo. Ubu ngubu ahantu hose hari ikiraka rwose naha uragikora, ubusanga ndi nacyo, ahubwo biraka ukabona byanasagutse, ndimo mbiha abandi bakaza kubikora, ariko nyine ukumva abenshi ninjye babaga bishakiye mu bukwe. Umwana, umuntu w'umwana niwe twishakira mu bukwe. Mbonereho nkubarize naho ngaho gatoya, urabona muri iyi minsi uri n'urubyiruko, ndakeka uracyari urubyiruko cyane, ndetse uracyari na mutoya. Hari ibintu tubona bakora injyana zindi, hip hop, ibiki, baririmbyi baririmba injyana z'ubu zigezweho. Ese wowe kuki wahisemo gukora, kujya uvugira inka mu bukwe, kuba umu MC, kuki ari byo wahisemo ntukomeze ibindi? Urumva njyewe impamvu nahisemo ibyo ngibyo, nabonye ariho hantu hari amafaranga, hari umugato. Turabizi twese muri iyi si dukora kugira ngo tubone icyatubeshaho. Nabonye rero utwana nigeze kubona kuri televiziyo, ukuntu turi kuvugira inka, ni byiza cyane. Avuga ngo utwana nduta kuki tuvugira inka, njye nkaba ntabishobora. Bajije amakuru barambwira turiya twana kugira ngo duhagurutse tuze mu bukwe bwawe, nibi inote y'ibihumbi 100. Ndavuga aya mafaranga ni menshi cyane mu kuri.
kuki njyewe ntayakora se niyo batangira bama 30 kuki njye ntaza ngo nyakorera nanjye mba mbigiyemo gutyo mbona birimo amafaranga afatika cyane urumva niba ngiye kuvugira inka bakama 60,000 70,000 bitewe n'aho ariho urumva amafaranga aba arimo kandi menshi cyane ndabyumva cyane. Ubu MC Paul niba ntacyo bitwaye wenda ubu ngubu saa hizi nyise MC Paul afite nk'imyaka ingahe? MC Paul aracyari muto nibwo ndimo nuzuza imyaka y'ubukure mu cyiciro cya kabiri ubwo ni imyaka umuntu aba yemerewe gushyingirwaho mu mategeko. Ubwo nuje umwaka wa 21 ariko ntabwo ndawuzuza kuko ukwezi ni kuragera ariko muri leta ahubwo narawuje kuko iyi gahunda yuko itariki ya mbere z'ukwa mbere umuntu aba yujuje imyaka nanjye yangezeho yakugezeho cyane. Ndabyumva. Noneho nko muri societe iyo bumvishe ngo uracyari umwana nturi mukuru cyane uri umwana, iyo bumvishe ngo uri MC vuga amahamba iki bakubwira gute? Ni ikihe kintu wumva mbese bakubwira gute, wumva babyakira gute? Muri societe abantu urumva tugiramo ingeri zitandukanye, hari ababyakira neza, hari ababyakira nabi, ariko abenshi baba batangariye impano yanjye, batangariye ibyo cy'ibintu mbikoramo. Hari ubukwe mperutse gukora mu minsi ishize, ni ubukwe banunguriyeho, bahamagara bati ese uri inaha? Ndi inaha. Shyiramo agakote kawe uze mu kazi. Nibyo biroroshye, ni nahagana he turavugana, ndagenda ubukwe ndabukora neza rwose. Bari batumije umuyobozi w'i Kigali arabatengwa ngo ari kuva i Kigali arabatengwa niyaza. Ubukwe ndabukora, ahubwo baravuga bati se umuyobozi twari tugiye gutumiza byari gukora ibiki birenze ibi ngibi. Barumirwa neza, ubona ko nyine abakecuru abasaza baza bankura mu ntoki b'amafesitasiyo, umuntu akora mu mufuka aza gukora mu kiganza, komerezaho. Urumva izo ni motivasiyo ngenda mbona. Akenshi nkunda kubona nyine abantu iyo ndangije ubukwe, maje gukora ubukwe, nibwo abantu bona ko ukuntu bamfata, ukuntu bishimiye impano yanjye, n'ukuntu baba bashaka ko nabakorera mu birori. Muri ako gace bahise bavuga bati atari uyu muhungu. Wenda tufatira aho ngaho, wenda nk'ubu uragenda ukavugira inka, ese utangiza ubukwe bukarinda burangira ni wowe ubukora? Mbese ubundi bigenda gute? Uba wateguye urabyandika bigenda gute? Yewe nta kwandika kubaho, ntaki, ni ibintu bindimo, ni ibintu ubwo nuko sinafashe. Iyo ngeze mu bukwe menya ko ari mu y'ubukwe, ntanzika igitaramo, tugatangira igitaramo, nuko mpaka igitaramo gicukiye tukagicutsa rwose ntacyo bitwaye. Ngiye ubukwe ndabwanzika nanabucutsa. None MC Paul, wenda tuvuge ako ubundi, wenda tuvuge sobanura n'urubyiruko kwanzika ubundi. Kwanzika ni ugutangira, urumva nk'intore mu gitaramo biba byiza iyo dukoresheje ikinyarwanda cyiza twasigiwe n'abasokuruza bacu, abakurambere bacu. Kwanzika ni ugutangira, kuba umuntu atangiye igitaramo. Gucutsa ni ukuba umuntu asoje igitaramo. MC Paul, uretse wenda kuba umu MC no gukora ibyo bindi byose wagiye utubwira, izindi mpano MC Paul yiziho, wenda twe tutamuziho, yiziho, izindi mpano wiziho ni nk'izihe? Izindi mpano niyiziho, nkunda ibintu by'umuco, ibintu byanjye byinshi cyane bikunda kuba biri mu muco nyarwanda. Nzina gakondo, ndi umubyinnyi mu matorero atandukanye, ntabwo ngo wenda ngira itorero runaka mbyinamo hamwe, ariko amatorero menshi baranyiyambaza, nkaba najya kubafasha. Ikindi ndi umukaraza, mvuza ingoma, nabitangiye no kuri paruwasi, ubu ngubu ndi umutoza wabo, njyewe bigisha gukoma ingoma. Ndetse hari n'amatorero n'andi maparuwasi atandukanye njya kwigisha abakaraza baho gukoma ingoma. Wenda ikindi ngerageza gito, ariko mba numva tari impano yanjye cyane, kuririmba nabwo indirimbo nyarwanda zo mu bukwe nizo ngerageza.
wenda nk'ubu ngubu wakongera ukatubwira hajya ubwo ni ukuvugira inka wakongera ukatugeragerezaho kugira ngo wenda n'ukurikiye navuga ati MC Paul noneho rwose wakongera ukaducishirizaho gatoya. Nkabacishirizaho gatoya. Kuvugira inka nababwiye izina ry'inka akantu gatoya, wenda reka mbashyireho n'akabango kamwe mu mahamba kugira ngo naho mubyumve. Indaza batutira batongana ngo nibaturana, iyanga urugo ruvuga umugore ngo mu gitondo rwavuga umuhoro. Umviye igira amabere atunga abashumba kwishyamba, abagore basiganiye kugemura umugore mwiza nukarara umugabo, mfizi nziza nukarara isumba gicaniro cy'ingano gacubangane, mukobwa ntuzihebe nawe irembo rizagobora. Urumva yo ngiyo ni injyana yo mu mahamba. Niyo njyana nkoresha. Gusa mu mazina y'inka njyewe ngira n'irindi zina ry'inka rindi ririya nanzika gutya izirimo umugabo ubwiriza ku mutima gwisumbukuruza nyambi nyamibwa mu nzara utaje gwiterangaza inangwa yivure ndavuga yiriza kuruhimbika burusizi ruzira inshyushyu himurira abana bacyambara guzi no gutetura senka mirandegere ibindi bikamagana no bikeka ikimwe cya rushengura kirashika hariho n'ikimikondo utaterura nyirabyo narushyanga arasegenya ukomye umutemera agashyiraho ingohe ukamenya ikungeza iri kuburigira n'ikiregwa kubone ku mugabo akunda gukora igira n'ikitwa semarya icyo kivura ibishyimbo itara kikaboza ingori gusharira. Naryo ni rirerire cyane ntabwo rihinirwa aho ngaho, wenda hari umwanya muremure muramutse mubyifuje nk'ikindi gihe bwo umuntu yazabitegura ubundi nkaza nkayavuga neza turi mu gitaramo pe kabisa. MC Paul none se wenda nk'ubu tuvuge nk'izi saha ubundi uretse ibyo bindi nta kindi kintu uba uri gukora? Zino saha ibindi ni ugufasha ababyeyi mu buzima busanzwe. Urumva nyine akenshi kuwa gatandatu mba mfite ibyo biraka by'ubukwe, aba nagiye mu bukwe cyane mu minsi isanzwe hari aho tugira ibiraka nuko tukagenda n'uburyo bwa coaching abana kuba coachinga bakina basket abana batoya bura basket nayo ndayegerageza bakocinga gukina basket. Nk'ubu ngubu wenda MC Paul iyo bavuze wenda se nk'umuco nyarwanda, urabona umuco nyarwanda hari urubyiruko rwishura mu bindi bintu wenda bakigana umuco wo hanze, ese nizihe nama wagira urubyiruko wenda ku bantu bashaka kwica umuco nyarwanda wenda bawusanisha no hanze, wenda nihe nama waha urubyiruko? Ubundi mbere na mbere kugira ngo umuntu ajye kure y'umuco akenshi nuko abatazi umuco icyo ari cyo. Njyewe ku giti cyanjye nzi ko umuco ni indangagaciro na kirazira, ubundi uwo niwe muco nyarwanda. Umuntu wese uzi indangagaciro z'umunyarwanda noneho akagira inkuru muri zo ariyo kirazira, urumva ko uwo muntu ntabwo yajya hanze y'umuco. Icyo nashishikariza urubyiruko rero ni ukumenya neza indangagaciro zacu nk'abanyarwanda na kirazira, tukimakaza indangagaciro zacu, hasigaye tukamenya ibizira n'ibiziririzwa mu Rwanda tukabikurikiza, ubundi tugasigasira umuco wacu nk'abanyarwanda nk'uko twawurazwe abakurambere bacu. Cyane none nka kuriya ajya bavuze ko gutangira ubukwe ari ukugira ute? Ni ukwanzika. Iyo mwanzitse ubukwe ajya ugisohora biriya bintu byo gusohora abageni mu nzu? Yego nabyo njya mbikora, nibwo naguye ko njya ngerageza impano yo kuririmba gusohora umugeni muririmbira, nabyo ndabikora. Wagerageza ukaturirimbira wenda uri nko gusohora umugeni wenda nabyo ukagira? Wenda muri hangano kuko ijwi ritameze neza ariko ngiye kugerageza. Nta kibazo. Mare batemba mbayibori naramubonye agorora ikimira akebutsa ndebye ndahicyo kibibi cyamubimbuye mu buranga. Yes. None se wenda nk'izo ndirimbo n'aya mazina y'inka, izo ndirimbo ni wowe uzihimbira?
oya urumva nk'izo ndirimbo iyo ngiyo Marebe atemba amaribori ni ya Cecile Kayirebwa ariko amahamba yo nayahimba ariko ngendera ku byo abasokuruza bacu bakoze nk'uko nabikubwiye njye nibyo ngenderaho nkagendera ku njyana zabo bo haba hari ibyo nongeramo nkabyongeramo nanjye nkagira amahamba meza afite ireme kandi aryoheye amatwi n'amazina y'inka anoze. None wenda tuvuge nko mu Rwanda hari injyana nyinshi wowe wahisemo gakondo ndakeka ariko se ni bahe bantu ufatiraho urugero wenda mu Rwanda abandi bantu bakubera icyitegererezo mbese mu buvanganzo cyangwa se mu basizi no mu bahanzi muri rusange? No mu buhanzi muri rusange abantu mfatiraho icyitegererezo cyangwa se urugero wa mbere ni umusaza witambukiye watumye njya mu nganzo yo kuba MC mu bukwe. Undi we ni papa nibarutse urumva niwe pfundo rya byose ariko iyo tugiye noneho mu bahanzi buriya nkunda Papa Sava cyane. Papa Sava ndamukunda cyane buriya nawe ni umuntu ukora ibintu nkumva biraryoshye cyane. Papa Sava niyo akenshi nkunda kugenderaho ariko indirimbo nkunda indirimbo za Cecile Kayirebwa na Kamariza izo ndirimbo nkunda cyane. Ese papa waracyariho? Yego aracyariho. Ubwo se nk'iyo wenda ni icyo akubwira muri iki gihe wenda wumva kubwira ngo iki mbese aracyagufasha muri ibyo bintu byawe cyangwa se we ni ibihe bitekerezo aguha cyangwa akubwira ngo nk'iyo bagutumiye mu bukwe cyangwa uvuyeyo ni icyo akubwira? Icyo ambwira ni ukumbwira courage komereza aho ngaho impano yawe umuhungu wanjye kandi aracyamfasha urumva ibiraka mfasha gushaka ibiraka abonye ibiraka arandangira nkajya gukora ibiraka aramfasha cyane kandi nawe kubona umwana we yakwigurira urukweto yakwigurira ipantaro biramushimisha cyane. Biramushimisha cyane rwose ntabwo yakwanga kunshyigikira mu mpano zanjye cyane. Urubyiruko rwinshi muri iyi minsi bavuga ati we nk'ubu ngubu w'akazi ndakeka niba ubonamo urukweto ukabonamo iki akazi karaboneka pe, ahubwo nk'ubu ngubu urubyiruko ruvuga ruti nta kazi gahari. Ese nk'umuntu ashaka cyangwa nawe kuba umu MC cyangwa kujya avugira inka nk'uko nguko yakwegera bigakunda ukamwigisha yego bishaka nyegera rwose birakunda cyane ntabwo byakwanga namufasha amubwira inzira bicamo. Icya mbere ni gutinyuka buri muntu yatinyutse aba yashoboye. Umuntu utinyutse ageze n'ubwo butwari bwo kuza kongera bakambwira ko abishaka gashaka kumwemusa ashaka kumutahira mu bukwe namufasha cyane rwose ko nanjye nubwo wenda urumva umuntu avuka afite impano ariko kugira ngo imana ikure hari abagufasha hari n'ibigufasha kugira ngo imana yawe izamuke. Nanjye nagiye mura n'abo bantu bamfasha nanjye ntabwo nakwanga gufasha bagenzi banjye. Ubwo MC Paul umuntu amushaka yamubona ate ashaka nko kuguhikira ko urumva ko urabasha rwose nanjye nabitangiye ubuhamya umuntu agushaka ashaka nko kuguhikira ko mu bukwe cyangwa se mbese buri kintu agukeneye wari ubufasha cyangwa hari n'ikintu ashaka kuguha nk'inyunganizi yakubona ate? Umuntu anshaka yambona cyane rwose nimero yanjye ni 078 92 63 093. Iyo nimero ihoraho nayo iri kuri WhatsApp. Ushaka WhatsApp yanyandikira kuri Facebook nitwa MC Paul Ganza. Wenda ugambaza ngo kucyo yakizeho Ganza yakizeho nisingizwe nashyizeho Ganza kuko abantu benshi bagiye bakunda kumbwira ngo uziko inaho uganje uraganje umuntu dubwiye MC uraganje cyane we uganje bita bituma niyita Ganza kuri Facebook kugira ngo koko n'abo bantu babone ko izina ry'itazirano bamaye nari agaciro cyane. Nta zindi mbuga waba ukoresha? Instagram naho ndiho aho nitwa
Paul N White Ego, ariko na MC Paul Ganza nayo iriho, mfite account ebyiri. Yes. MC Paul, hari ikintu wenda wasaba abakunzi b'Ingabo Yacu TV cyangwa ikintu wifuza kubabwira turi gusoza? Ikintu nasaba abakunzi wa TV Ingabo Yacu ni ukudushyigikira, turacyari bato, ni ukudushyigikira bakadufasha tugakomeza kuzamura impano zacu. Wenda hari ikindi kintu ntakubwiye, hari abana njya nkunda kujyana nabo gukoresha mu bukwe baririmba, bamfasha kuririmba, urumva byane. Urumva twese turi abana, turi bato, ni ukudushyigikira bagashyigikira impano zacu, kandi bakibuka no kujya bakora subscribe kuri TV Yacu kugira ngo twamamare, abatureba babe benshi batumenye. Nicyo ngicyo nabwira abakunzi bacu. Gusa igikuru nyamukuru ni ugukunda umuco nyarwanda, indangagaciro na kirazira. Ubusanzwe ubundi ufite korali, ufite timu mukorana, ufite korali? Ni abana babiri nkunda kujyana mu bukwe, gusa biri aho ngaho, ntabwo ruvuga ngo ni korali cyangwa timu. Mbajyana mu bukwe bakamfasha kuririmba, kuko akenshi kuririmba njye ntabwo bikunda kuba impano yanjye cyane. Rero hari igihe aba ari ubukwe bukomeye cyangwa mfite nk'ibiraka bibiri ku munsi, kugira ngo naza kunanirwa nkabitwaza mu bukwe bakajya bamfasha kuririmba, mu gihe cyo gusora umugeni, igihe cyo guhagurutsa umusore, hari indirimbo turirimba nziza za kinyarwanda bakamfasha. MC Paul, turagushimiye cyane. Yego, murakoze cyane, kandi nizere ko nitwongera no kugukenera uzabone. Ni ukuri nzaboneka rwose, ndahari. Kandi ni ukuri namwe mbashimire, mwakoze cyane kuba mwanumiye, n'ubutaha muzongere muntumire. Nta kindi kintu wabwira abakunzi b'Ingabo Yacu? Ikintu nababwira cyane ni ukugura subscribe, bakore subscribe, share, kugira ngo abatureba babe benshi cyane. Ndagushimiye cyane MC Paul. Yego, nawe.